sawa ubwo na nimugoroba urabyumva yego ndumva ari ibyo ukaba umukozi ndumwana w'Imana nkaba umukozi w'itorero ndagenzwa no kuba nawe umukinnyi wa filime yego kuko nyembyumva nk'impano kandi ndanabikunda cyane uzi ikintu bita guhana ndabizi watanga cyangwa ujya usaba amaye niko wari watanga cyangwa urasabwa gusa urasabwa gusa ntabwo bizi Kongeye kubaramutsa nshuti bakunzi ba Iris Rwanda TV aho muri hirya no hino mu gihugu amahoro y'Imana nabane namwe yaba mwebwe mwakunze filime Ikiro cy'urukundo Silent Killer Darkness of Christmas naba gukunda filime cyashya muri kubona yagiye hanze yitwa Our Heaven imwe mu filime meza cyane abantu bishimiye kuri rwo hejuru mwese amahoro y'Imana nabane namwe yaba bari burasirazuba amajyepfo amajyaruguru mujyi wa Kigali reka tubifuriza amahoro aho bitameze neza twisunge Nyagasani twizere ko bizagenda neza abari mu Burundi wabo wagateka namwe turabaramukije abari muri Uganda basebo nabanyabo tubagaranyo naye tubaramusa muri Nyakato na Munazaresi abari muri Kongo tunawasalimiye ndi hamwe n'abantu bari kundebana umutima mwiza bakandebana impuhwe nk'abashobora gutanga amaturo muraho neza ese ashimwe iteka ryose Kristo Yesu akuzwe amina yo ayivuze nk'utaregeza rya ku bya Kristo ari y'umurambararo ari nigarukira aho ngaho amina shoka ko abakiri kunda ariko yabyara bwanga amina gutyo ubwo raba yongereye kabande atarabyabwa amina abafita ku kagake uvugamena nk'utwite amina tuvugira mena nk'abyaye impanga birakaze oya nta mugabo byaraba gusa uyu mugabo nyine yasubijwe avugira mu gituza haleluya salamu alaykum Walaikum salam wa barakatuh salamu alaykum Walaikum salam maranata mwami Yesu naze mwami Yesu naze maranata j'ai toujours pray j'ai toujours pray j'ai toujours baravanga ngo au service de Dieu et au service du pays J.A. Arazi ko nkazi ntabwo nari mbizi tangiye dusenga ntabyo nzigiye kabisa right nicaranye n'umukozi w'Imana agiye kutubwira amazina ye umwana w'Imana nicaranye n'umukozi w'itorero okay nitwa Naganzwa Peter ariko yego ndumva ari ibyo ukaba umukozi ndumwana w'Imana nkaba umukozi w'itorero nicaranye n'undi muntu hano mwiza kuki gitigeze uvuga ko ndi mwiza atarabona wari mwiza wabimubwira nta nubwo ndi mu ko umuntu niwe wimeye ari mwiza asanga ugiye kuvuga ngo ni mwiza kubera urabona wabimubwira ko ari mwiza ngaho nabivugisha ntacyo atwaye mubwire bibiri bigaragaza ko ndi mwiza oya navuga bibiri bigaragaza ko ndi mwiza urabona umusore ari mwiza nyine we azi ubwiza bwe hano muri gusa ntacyo atwaye hato ntacyo ntwaye ariko ukomeye umukobwa ari mwiza bo ni mwiza nawe uri mwiza oya uyu mukobwa ubona ari mwiza hato n'abari kureba ikiganiro mwese muri beza n'uyu ni mwiza oya yanze kuba kuri mwiza oya impamvu atabivuze hari biterwa n'akamurimo urukumva uba ufite kungaya bitewe n'impamvu nanjye nka kugaya bitewe n'impamvu ariko turi beza bose ni beza kubona umusore nka Peter Dekayi kureka inkunda kukwita Peter kureka inkunda kukwita Peter nuko ariko nitwa okay Ntaganzwa Peter ikibazo uba wibagiwe ayo wagiye umbatiza rero wambatije
hari nayo Imana yamaye ubwo rero hariyo wibagirwa. Yitwa Apotre Kabuye. Kabuye turagusuje kandi duguhaye ikaze kuri Iris Rwanda TV. Kwa mugani mukobwa ni mwiza. Ibintu uvuze mbitekereje. Sanza ari mwiza koko. Murakoze. Ariko se ko yazanye ubwitonzi bwinshi. Oya ntago ari ubwitonzi. Ndashaka ko umwana ari romantique. Yarasabwe. Kumure kuzana ufite sheri. Ndamufite. None se yatanze inkwano? Yaratanze. Nkaciye no mu murenge. Oya, umurenge ntabwo turawucamo turi kwipanga. Reka mbe ndekeye aho. Right, reka manzi atubwira amazina ye dukomeze ikiganiro. Nitwa Uwera Confiance, ariko abantu benshi banzi kuri Kabebe. Kabebe. Ni Kabebe. Akabebe urakazi. Kabebe ndakazi. Ibintu birakaze. Akabebe urakazi. Kabebe. Kenzi kakabebe ari akana gato y'ukuntu. Kabebe. Ntago ari akabebe. Ni Kabebe. Wavuze akabebe, ariko njye navuze ko nitwa Kabebe. Kabebe. Yego. Akabebe urakazi. Yego ndakazi. Sobanura Kabebe. Dusobanura. Kabebe n'akana gato. Nase njyabona nari mutoya. Njyabona nari mutoya. Akabebe nagaje. N'akana gatoya. Aya hari umubebe, ono umubebe. Umubebe, ono umubebe wa sikari byo. Tuvuza akabebe. Ahubwo tubwire akabebe no. Akabebe n'agakobwa gatoya nyine. Kakira akabebe. Ngo bitebe. Ubu nyine buri be. Bitebe. Umwe mu muzi muri filme Darkness of Christmas, Silent Killer, mu minsi iri imbere muzomubona, muzoca ko mumubona n'ahandi, ari kumwe n'umukobwa ufite ibyifuzo n'inzozi zo kuba umukinnyi wa filme. Niba ari cyo kimugenza araza kubitwibwirira, niba agenzwa n'ikindi nabwo bitubwire. Bamwe ngo bakunda ko kwita Kabebe. Kabebe uragenzwa n'iki rero? Ndagenzwa no kuba nawe umukinnyi wa filme. Yego. Kuko nyembyumva nk'impano. Kandi ndanabikunda cyane. Igitekerezo cyo gukina filme cyaje ryari? Cyaje niga muri Troncome. Yego, muri Troncome nyine nakundaga kureba amafilme nyarwanda kuko narakundaga cyane. Nanjye nkunda nyine numva nawe umwactrice. Ariko kubera ko nyine naburaga ukuntu nyine nagera ku nzozi zanjye nyine bikarangira aho ngaho. Noneho ngiye mu wa kane ku ishuri nyine twari turi mu gihe cyo kwibohora. Baduhereza nyine akarori gato ko gukina nyine turi mu bantu nyine bari kwibohora, bari nko gufata igihugu. Nyine mbona nanjye nabishobora. Abantu bambwira ko ndamutse mbaye umukinnyi wa filme byaba byiza kurushaho. Yego. Utimbaye umukinnyi wa filme byaba byiza kurushaho. Uramutse utabaye we? Nabyo nabyakira kuko wakira ibintu byose bije. Yego. Ufite imyaka ingahe? Troncome wari ufite imyaka ingahe? Ndabona undi so arangije Troncome. Ndabona ko kuri Akabebe. Nararangije na secondaire narangije muri 2018. Kwa sofi kiri mutoya. Nuko yanize ndi mutoya. Mu buzima busanzwe uri mu ntoki. Umuntu ukubonye bwa mbere ugiye kumwibwira. Isobanura uwo uriwe. Mvuka mu bana batanu. Nkaba ndi umwana wa kabiri. Nitwa Confiance cyangwa Kabebe. Nkaba mfite umusheri. Reka namubwira. Yego. Umuntu uri kureba iki kiganiro untunyikiye isoko ubu nta musore uri bureba ikiganiro. Amakora nyine rabirangije. Urabona ko nakwitazanye n'umusore uramwanwa wawe. Bite ufite umusheri? Je nawe fite 0788 oya ariko nawe fite. Ubwo muri comment ni 0788 641 Vugisha Peter niba wumva watanga kandidatire yawe we. Ubona ariko niba bona byavamo nyandikire tuvugana. Ibintu bigomba kuba yujuje
icyambere agomba kuba nkunda akunda n'ububi bwanjye n'ubwiza bwanjye byose akabyakira ataza kundeba kano gasura kuko ufite kujya no mu muhanda bakangonga ijisho rimwe rikavamo agahita ngatira akayinamo ahubwo yemere ko n'ibizambaho bibi agomba kubyakira. Icya kabiri agomba kuba kunda kubajye nawe twatera imbere nta numwe w'imyundi mu gihe kuri byawe nta numwe w'imyundi bikuma mu mafaranga n'ibintu. Mwana uzi ikintu bita guhana ndabizi watanga cyangwa ujya usaba niko wari watanga cyangwa urasabwa gusa urasabwa gusa ntabwo bizi ko natagasubiza nanjye ndababara. Wari watanga cyangwa urasabwa gusa nshobora kuba nsabwa yego ntabwo ndatanga ari kumwe n'umukozi w'Imana ntabwo ibyo bintu twabivuga turi kumwe na pasiteri wabyumvise ariko ubwo nawe uhite byumva muhanurire mubaye mu itorero muhanurire ariko ndamuhanurira ubwo mu mubiri azakina filime uzaba umukinnyi mwiza wa filime ariko uzahura n'ibicantege byinshi kahise agira ubwoba. Abantu bakunda ubuhanuzi buryoshye kandi burya ubukomeye butugira abakomeye ariko uzaba ariko mbano munkurikiranye nimuze kuvuga ngo uzaba umukinnyi wa filime mwiza ariko uzahura n'ibicantege ariko nubinesha urumva uzarengaho uzaba mwiza cyane. Yego murakaze ariko kudaha Imana icyubahiro ze Imana ihabwe icyubahiro zana igiseke ature nabyo se birimo oya none se gushimira Imana nyuma kereka mbwiye ko azabona imodoka n'indege Imana imukije n'impano shaka ukine filime oya undi aruguhanura utigita no kuhanura buri kuza nyine uri kuzivuga atari ukugize gutya ubwo si ibyanya byo nibi ari ugutitira byose tubyemera bisohoye byaba abari abatitira abadatitira bose tubemera bisohoye. Peter nk'umwe mu bantu bamaze igihe kinini muri sinema nyarwanda hafi umwaka uri kurangira uyu munsi wa none hari amafilime menshi ari gukinirwa mu karere ka Musanze kandi bigenda bigaragaza isura nziza yuko hari uburyo byatanyemo n'uyu munsi wa none hari ikintu cyahindutse gikomeye cyane. Hari benshi bari kubyifuza gukina ubona hasabwa iki kugira ngo noneho sinema nyarwanda by'umwihariko ikorerwa mu ntara irusheho kwaguka kujya igere ku rundi rwego. Murakoze cyane nari nabibwiye n'umunyamakuru yarambajije utawagira ngo mwavuganye ariko ikintu mbona cyatuma natwe bo mu ntara tuzamuka icya mbere nuko n'abantu bamaze kugerayo abantu bamaze kubaka uruhare rwabo bakabumva hari ahantu hageze nuko bagerageza gusapotinga abantu bakiri hasi ikindi bakagenda bagasura izi mpano ziri mu turere mu ntara harimo abantu bakina ndashimira cyane Iris Rwanda ana ikintu imaze gukora kirakomeje ubundi nari ndi kureba tukohote ariko dutemberera rero kudusura ino mbona ni ikintu gikomeye cyane uri kumva niba we aba yateye intambwe akaza kutureba ndashimira n'abantu bandimbati bagiye batandukanye nagiye mbona ba Ketchup mbona ba Nyiragicari ndabakomeje ba Nyiragitariro ubwo ejo wundi njya Kigali nahuye n'uriya kina muri City Media yari yaje mu gushyingura umubyeyi wacu Maneke Imana imuhora n'imigisha nawe turasuhuzanya turi kuganira kuri kino kintu aho rero kugira ngo tuzamuke dukomere nuko nabo hari tafari bagira gute bashyira ku mpano zacu baza bakadushyigikira icya mbere kudusura kutuvisita kudukomeza bataduca intege biradukomeza kandi agira mbabwire ngo mu turere no mu ntara hari imbaraga zikomeye cyane hari imbaraga zikomeye nk'ubu ndi kureba aho filimi nk'ikiro cy'urukundo igeze nkareba Salete Kirahane igeze narebye Darkness of Christmas hano yari iri kugenda iburyo ari giye gukorera ku mitima y'abantu rero abantu rwose Mana yanjye mbwiye n'igihugu cyose mbwiye n'abantu
bamaze kumaramo bafite uburambe ngo nibagerageze byibura natwe badufashe badushyigikire kandi twubatse sinema nyarwanda izagera kure. Umuntu uri hafi Notre Dame de Fatima mu marembo neza ya stade ubworoherane n'ubworoherane yego ubworoherane ku muhanda uzamuka mu Kinigi hafi aho gatoya na ahantu ushaka gusohokera ukagubwa neza bafite amarumu meza bafite bar nziza bafite buri kimwe cyose nta na kimwe wababurana. Hano ni heza reka mubwire bantu mwagiye mutembe mva mubwiza ukuri je sinjya amenya guca ku ruhande ninjiye ndebye kayabe mere kuri ese gusa nyinjira gutya ubwo amazanyishira kambenga namenya ko navuganye n'Imana wahita ukora agapapa kuri uyu oya byahita birangiye ubwo mbwira umukobwa wakuriza muri Fatima akagutera indobo nawe ubaho icyambere wamuhaye agaciro je ndinjiye byonyine ni mwetu yawe barihanagura ukinjiramo ibintu bimeze fresh. Yes niko bimeze. Ikintu ukeneye kurya neza gana Lipia Restaurant iherereye mu mujyi rwagati imbere ya ADPR Muhoza. Ukeneye aho gusohokera gana Susa Garden, ukeneye kugubwa neza uri muri honeymoon gana Urugano Virunga Palace, ubundi buri kimwe cyose kikugereho kiri perfect. Ambara neza kwa Teacher Shop muri Goiko muri floor ya 5, wambare neza ku bagabo muri 4 kwa Bosco Design, ubundi buri kimwe cyose kigende neza. Peter ndakwibandaho cyane ngaruka no ku mukobwa gatoya. Uyu mukobwa urabona wamushamuye filime nabanza vanemo n'utureba nka data ko haza gushya nk'abantu mwe muze kundebera ariko ndabona filime nagushyiramo ariko na role yakina yo uyu mukobwa ndabona afite n'urukundo yakina mu kiriyo cy'urukundo pe ararufite kabiri mukamugira umwana ufite ababyeyi akaba ari mu babyeyi akaba akina ari umwana uri guteta kuko mumuhaye gukina gipolisi ntago yashobora akazi. Okay, uti gukina ari umupolisi ntiyashobora akazi. Konfi ugiye kwakitingana n'uyu muntu uri umupolisi umugenzacyaha muri RIB ugiye kumufata yafashe akana k'imyaka 14 twagiye Nyiriwe neza nitwa Confiance nkaba ndi umukozi wa RIB nkaba hari amakuru twari tugufiteho yuko waba warahohoteye umwana w'imyaka 5 ukaba wamufashe ku ngufu. Nese ko wanetse amakuru nitwa nde ayo makuru wayahawe na witwa Peter twakurikiranye aho uwo mwana avuka ababyeyi baje gutanga ikirego kuri polisi nuko tuza gukurikirana ahantu ba tuza kumenya ko ari waba warabukoze. Kuba nitwa Peter ni kimwe mwasanze uwo Peter ari jewe yego twasanze ari wowe kuko nifite turayifite ifoto yanjye yego tegusanga mwabwiye n'iki se ko bataba bari kumbeshyera ntago bakubeshyera kuko uwo mwana niwe wavuze ko ari wabikoze. oya ariko n'akarengane kabaho oya ntago urengana umukozi wari umugenzacyaha cyambere ko gukora mbere yo byose yo kubwira ko ndi umunyamakosa ugomba kubanza kureba niba narengana. oya ntago urengana kuko twarabikurikiranye twakoze bitatu bigaragaza ko narengana ni kuko nta mapingu uzanye wide gutishyiraho ntago ngenda gusinda kujyana ndakutwara ndagufunga. Okay, cut. Peter ugiye kwakitingana n'uyu mukobwa wamuba yakurakaje ari kugusaba imbabazi ni sheri wawe ari kusaba imbabazi 1 2 3 action. wowe si 1 si 2 si 3 buri gihe wagira ngo wafashe nk'ikintu cy'ikigarasha ndakubwira no kugira ngo ikosoro kabikora reba ukuntu waba ugenda nahamagaye Magnifique ambwira ko wewe wari ku muhanda saa 7 z'ijoro. Bashari barambeshyira n'ukuri ubu saa 7 z'ijoro Mupfiki se na Magnifique wasanga ngirira ishyari yuko mudukundana wasanga deka ibintu by'ubusireyi oya ntago mbiri oya time yanjye ngo haye ntago ni ndende ni ngo haye igihe
ese sheri igihe tumaranye urumva magnifique ari wakwiye kwa duteranya koko oya naho garagaza bibiri garagaza kutarengana ndarengana erega magnifique ashobora kuba nangerera ishyari ry'iki ukunda wenda arakwifuza simbizi akaba ari impamvu ashaka kudutera hanyuma mbwira icyatumye uza kundeba icyatumye nza gukurira naje kureba kuko numvaga ngiye kuri telefone utavugana neza ndavuga reka nze nkurebe uzanye iki ntacyo ndizanye ndaje ngo tuvugane umva ngubwire ni ubwo uvuga icyo uvuga ugenda vuga ibyo ushaka kuvuga rwose nyine vuga ibyo ushaka kuvuga oya vuga ibyo ushaka kuvuga njye na magnifique wizerande ariko ubundi uzi gusaba imbabazi icyo ari cyo ndabizi uje kumbwira iki nyenje kugusaba imbabazi nk'umukunzi wanjye erega ndagukunda kuri telefone wabimbwiye se zambyumvise nabikubwiye ariko mbabarira rwose sheri nuko nakumvise ubivuga nuko magnifique arimo kudutera nyine uje gusaba imbabazi buhe buryo ko nakumvise imbabazi ku buryo ureba se uragira ngo isura ibiri bunguru renze oya mbabarira nukuri ntabwo bizongera basi ibyo magnifique avuga ndaza kubitekereza ariko ibintu yakoze rwose ntabwo ari byo kandi yambeshyeye umva ubwire kugira ngo ubabarire urabizi kugira ngo ubabarire rero usaba ikintu kimwe gusa kimwe cyonyine ntugikora uyu munsi ufata amafoto yanjye yose uzi ufite muri telefone uyishyire kuri stati wandikaho sheri 30 ubwo urandika sheri zingahe 30 ibyo ndaza kubikora ariko rwose mbabarire sawa ubwo na nimugoroba urabyumva yego sheri basi mva nkubwira ikindi kintu iki wari uzi ko ubushize ubwo twabonanaga uzi ko wantenda none ibi nibi dutangiye kunkorera subiramo ijambo uvuze ntabwo ryumvise neza ubushize igihe twari kumwe uzi ko wantenda none ndebera ibintu ugiye kunkorera iyo misatsi nayipfura oya nukuri ndatwite nigibwiye ngo naguteye nigo bikubwa nukuri wasanga arazirarushe ku muhanda ngo wayizanye oya ni wowe yinteye none se ntitwahuye njye nawe twaryamanye njye nawe twaryamanye kuryamana bivuze gutera inda none se niba twaryamanye twikingiye njye nawe twaryamanye twikingiye mwikingije ibiki njye ntitwikingiye kuko turyamanye kangahe kutayitwaye mu kwa kane oya bushize turyamanye twari kandi nyumva alright kat murababona nongera kubibutsa ko twicaye kuri Fatima Centre Pastoral Notre Dame de Fatima imbere y'amarembo ya stade ubworoherane ku muhanda uzamuka mu Kinigi hagere ugubwe neza buri kimwe cyose kibe perfect andi kumwe n'abantu babiri umwe n'umukinnyi wa filme undi nawe arifuza gukina filme uyu mukobwa murabona yakiniye filme ese koko tumuhereza umwanya cyangwa nimwe murajajinga kugira ngo mu mafilme ane dufite azabone umwanya ashobora gukinamo Peter we yamaze kumugabira kuri pe ndakugabiye kandi nta ruswa mwatse uri kumva ariko bigaragaza ko bingaragarije ko uri kumva ubundi hari umuntu uzana kuri tere wabwira ati ariko uratanga message imeze gutya gasanga azanye ibintu by'amasoni azanye ibintu by'iki aha turi kuri tere kuri kamera turi gutanga message turi kumva turi kubaka imitima y'abantu umuntu ukavuga ati genda ukine urugero uri mu kabari kuko karirimba muri kuko ari sengera muri ADP akavuga ngo wapi nago ndi ubikore kandi ashaka gutanga message ku bacuruzi iki akabari rero mbwiye abantu bose baza imbere za kamera nibagore abantu baba bahamagaye kuko ari gihe guhamagara ukazana ibyo gushaka gukina rore wumva ushaka ku giti cye kandi uko akureba arabona hari ibintu wakina neza rero Imana iguha umugisha rata kuko akoze ibintu byiza cyane nagagize ibintu by'amasoni abantu bagira amasoni ngo hapi ngo sindi bukire nagabizu kandi hano mu muhanda umuri kodinze kamera zikamufata zino za Sofia gashira kuri flash jiga 13 zakuzura man so Peter umukobwa gusabye kumusoma mu kiganiro wakwemera jewe bitewe n'impamvu nicyo turi kuganiraho kumva mwamusoma mu kiganiro no kumuterura uyu mukobwa ugiye kumusoma amusoma twabirangije ibyacu ugiye kumusoma amusoma uyu namusoma kwitama abyema ko bitagusoma kwitama oya kwitama twabikora kuko ntago bikomeye ariko turi ku ruhande twagize kubikora kumva twabirangije alright abakunze Darkness of Christmas mu minsi iri imbere mu kwa 12 kuri 25 tuzayibahereza tunababwira ngo bye bye izabiri kugana kuri finali yayo byari byiza kuba yakomeza ariko tuzabahereza finali ya Darkness of Christmas ukeneye kwambara neza please gana Teacher Shop muri Goiko ni 5 yambika abakobwa ukeneye kwambara neza uri umupapa nkuko Peter bayi kubitiyemo agashati keza n'agapataro keza n'udukweto twiza gana Bosco Design azi kwambika kuko
banandebye hano kuri kamera iyi shati nambaye niyo igipeso cyacika nawarabuka rero umugane uyu mugabo abambike kuko iyo akwambitse ntabwo ugenda kandi uwambaye neza agaragara neza. Ikindi Peter yakoze umubiri nta handi arira ni muri Lipia restaurant naho ngaho ariko kamasaba akantu muzamure telefone zanyu mutwereke gutya pochette arashya ko ari bushe mwabivuganya ari bushya arega ibijya gushya birashyuha ibijya gushya birashyuha gusabirana bakora katwigendere mu buzima busanzwe twinjire mu gice cya siyanse. Guverineri w'intara y'Amajyaruguru yitwa nde? Bana we naba nkubeshye ntago mbizi pe ese umuntu rero kamwishoye 2018 byo ni abakibyibuka bene tubana naye mu buzima bwa buri munsi. Umva radio umva makuru ni rimwe na rimwe nibwo ndeba amakuru. Naho se meya w'akarere ka Musanze yitwa nde? Meya uwumuremye Janine yitwa Janine uwumuremye wenda bozi namufone. Ikiriho nuko mwakishe turi mu gihe tudafite meya kuko bahawe ukwezi ko kwitegura amatora. twaherukaga ariho uwo muremye Janine kandi tumwifurije kongera kuba meya. Utuye mu murenge wa Muhoza gitifu umurenge wa Muhoza bamwitande gufashe se ntiwamfasha. Wigeze wiga biology muri Troncom? Troncom mbwira icyo bita 5 living things. Ko nakarutaga Troncom nakarutaga ntago navuga ko nayize pe. Nize nabi niko nabivuga nize nabi pe. Yize nabu nanakaza. Wize biki? Nize tourism. Umuntu wize tourism dufite ibirunga bitanu. Ikirunga kiri hagati y'ibyo birunga bakita ngo iki? Sabyinyo. Niki kirunga gifite crateri hejuru? Vugasi. Muhabo ni noza ni karisimbi karisoke gahenga vuga kimwe nyine ni gufasha karisoke ni muhabura oya ifite kritareke crateri ntago ari ni ntoza nimwe mu kinigi ni gahenga nimwe mu kinigi se ni ni karisimbi yitwa karisoke ngo asigaye yita karisembe asigaye yita karisimbi asigaye yita karisimbi. Twagiye kuri Peter mu Rwanda dufite imirenge ingahe? 410 ni mwongereho ni 3 n'itanda nasefasha sinagufasha ariko ni maganye kompi dufite turere tungahe mu Rwanda? 32 ni 33 aya niko niba ukibajije nuko nyene ko nandi kumufasha nagisubiza nge nsikari 30 kugitubwaye batwakisha tugiye n'umujyi wa Kigali yego rata merci. Amajyaruguru aherereye mu kahe gace? Kiburasirazuba k'amajyepfo? Amajyaruguru ni ikihe gihugu? Ni ikihe gihugu kiri mu gace k'amajyaruguru? Kongo. Gace k'amajyaruguru ni ikihe gihugu gikoze ku majyaruguru? Uganda. Uganda uherereye kwe mu kuyentuza location na majyepfo amajyaruguru iburasirazuba cyangwa iburengera bwacyo? Amajyaruguru nsararuguru. Alright, mwawumvishe nyine nuko bize twikubitiramo na science ubundi kuyanga ibintu biryoshye. Ni kihe gice ku mubiri wawe uzi cyiza witaho kuruta ibindi? Na amaso. Oya ntago amaso. Nitaho igice cyo hasi ni intoki zanjye. Kutateye izindi
ntabwo nkunda gutera kuri zahi zirahagije zino ni nziza kurya zinyoze. Peter wari waryama ku buriri bwasashwe n'umukobwa? naraye muri hoteli kandi ntabwo nizore wabushashe. Yenda ni umuhungu. Oya. Kofi, urabona umuhungu wambaye ubusa? Oya. Yaramubonye. Wambaye ubusa? Naramubonye. Yaramubonye. Yaramubonye. Naramubonye. Umuhungu wambaye ubusa. Birarangiye mw'abantu mwe yavugaga ngo harya ngo ntago ngajya atanga nabikurikiranye none ngo aranamubonye. Naramubonye nyine. Ubwo rero gusa naramubonye nyine biraho. Wigeze ukina ibintu by'abana? Iby'abana? Imikino y'abana. Narayikinnye. Ako wibuka kakubayo gatangaje muri iyo mikino y'abana nakaye? Nuko nari umwana noneho papa nyine wo mu by'abana na mama mu by'abana nkabafata baryamanye. Nyine baryamye ngo ni ba mama nyine. Baratubwiye nyine twarahishije tumaze guhisha baratugaburira. Banje batubwira ngo abana ngo mujye kuryama ngo natwe tugiye kuryama. Noneho turabacunga tureba abantu bagiye kuryama nyine turababona. Baryamye. Alright, dusure kuri Ficus TV, no muyoboro wacu wa kabiri ukugeza amakuru n'ibiganiro bitandukanye. Ubundi ibintu bishoboka kugenda neza. Filimi Ikiro cy'urukundo mwakunze harabura icyumweru kimwe tukayishyira hanze. Muzajya muyibona buri wa mbere na buri wa kane. Our Heaven muzajya muyibona buri wa kabiri no kwa gatanu. Darkness of Christmas tugiye kuribagezaho mu minsi iri imbere. Ibintu ni show cyangwa se ni wane. Silent Killer twabaye duhagaritse tuzatangira shoot yayo nyuma y'ibyumweru bitatu. Bamwe mu bantu mwakunze barimo Nyabitanga, barimo Kigogwe Comedy, abangaba bose muzongera mwabona uko bakabaye, ndetse hiyongeyemo undi muntu umwe ntaza kuvuga amazina imbere ya kamera ariko muzamubona kugira ngo yongere yisubize ubuziranenge yahoranye igitangira. Tubashimire cyane mwakoze kwitabira. Murakoze. Wakoze cyane Peter. Wakoze nawe. Mwadusura kuri Iris Rwanda Instagram official ni Iris Rwanda official, wadusura kuri Iris Rwanda Facebook, wadusura kuri Iris Rwanda TV, buri kimwe cyose kikakugeraho kugiye kandi ukaryoherwa n'amafilime dukora. Ikindi niba ubona umukobwa harahashoboye twandikire muri comment ngo ndabona yakina muri iyi filme, ubundi tumuha amahirwe. Intego ya mbere knowledge is power, no kuzamura abana b'abanyempano tukabageza ku rundi rwego, ejo tukabona mu yandi mafilime atandukanye kandi amafilime afite budget. Ibyo dukora nta budget dufite, niba hari umusanzu waduha kugira ngo dushigikire cyangwa se dukomeze dukore neza, twandikiye kuri 0784448894.